so ntabwo nihisha abafana ahubwo umuntu agerageza kugira ngo yikinga izuba kugira ngo wenda izuba ritamwica nabo ntabwo ari kwisha abafana. Akenshi na kenshi hari igihe usanga umusitari wihisha ni uko abatagera ku kintu kifatika kiri bam. Ejo bundi ndavuga kano kantu gatoya n'urugero, hari umuntu wakoze filime hano mu Rwanda irahitinga, kandi filime nayo ikinnyemo, filime nziza yanatwe n'igikombe, mwarabibonye yatwaye igikombe muri award, numva mu by'ukuri. Ariko icyantangaje nuko ejo umuntu yamamaga ngo ese ko tubona umuntu watwaye award muri filime nyarwanda, ari filime ya mbere mu Rwanda hano ya action, kandi akaba ajyana n'amaguru. Akashobora kuba ataragura iyo modoka. Ariko nanone kuba filime ikora atwaye award sibyo, ikaba ari mbere mu Rwanda, ntabwo ngo ugenda n'amaguru, deje bafata n'akamoto mu gihe utafite ubushobozi, cyangwa se ugafata taxi nanga si bitanu. Ese ziriya award babaha amafaranga kugira ngo abashe kuguramo imodoka. Nose babaha ibiti. Nese ni igiti nyine batagura ibyo byose. Ndakeka award iri kubona amafaranga bibera. Amakuru dufite ari uko ari ibiti nyine bibaje. Ariko ari ibiti ari imitako. Ibazwe ushaka kugenda ukagishyira mu kabati, ariko igiti kivuye mu rwego rw'igihugu cyangwa mu rwego runaka, sibyo ni gute iyo giti nta mafaranga rifite bibahora. Sharon yanabineguye ndabona njye. Oya Sharon nawe ngo Sharon ibintu yabineguye. Oya tugisha ukuri. Sharon kanye nkweza akabazo k'amatsiko. Uramura topic turiho. Arambaje ngo ese kukinisha abafana, sibyo? Njyewe mbunisha abafana suko mbandi cyangwa suko ntashaka kumenyekana cyangwa ngo nigaragaze, sibyo? Nta wundi kintu cya kabiri kwirirwa mu muhanda umanuka n'amaguru, mbakona muri filime warakinye filime nyarwanda, wakinye Maître Nzovu, abapampe, City Medi, inzira y'umusaraba, isi dutuye, ngo zihe na zihe, barabara filime zaga nka 500 utabwo kuri YouTube akanaho ngo shita bakabona ugasanga ngiye manuka n'amaguru. Ibyo nageze kubwira Nzovu reka nkwereke impamvu iki kintu impamvu cyampaye somo. Nandi kumwe na Nzovu umunsi umwe tugiye gukina Maître Nzovu, icyo gihe agenda agafite akamvirope karimo utwenda tuvuye kuri tele bamuhitse ibihumbi 2,000. Umva twakoraga hano Nyamirambo, njye nataka igikondo, yataka za Sadoma. Umva mu gashyekero aho bita ngo hirya urenze gashyekero hirya muri Sodoma. Ukumva njyewe nateze akamoto mu cyaho ari n'amaguru pe na envelope ngari ba amafaranga n'akamvirope, kandi man ari umustar ukomeye cyane, ari we uhedinze film Nzovu. None ngo niwe mustar wa mbere mu Rwanda ngo mu gukina film cyangwa ntago ari wa mbere, abo ni wa mbere mu biganiro gukora ku mabuno y'abakobwa. Reka tubyihoreye hano rero ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bamwita Sharon, sibyo? Maze y'umurege ujye mbwa muri mubona nabonye ari mu diaspora. Ariko reka mvuge ibintu Sharon uri mwiza man, uri cute, mwiza kabisa, sinkubeshe pe, ni mwiza, ni cute si ikintu kizira cute, sinzi nimba cute sikora Sharon tugera ubyeme cyangwa umyanya ndavuze cute uwakarakata ari cyiza najye nandege uwakarakata ari cyiza nandege, ariko ni cute, ikintu kimeze ndetse cyiza nyine kumva kindi cyangwa ufite uburanga. Uretse gato nkwereke kano kantu akano gatuma nk'uyu yavuye he nk'uburi n'ugutumye kuri Sharon don akantu k'icyatsi bona nk'ica ko umujenyi kumva ni kema ngweze uri Sharon ni gutya. Sharon ni mwiza, urabona ko inka zingaye na magana teko nuko kumwe ngo gutera umujugujugu aho uguye nuko mugasorera ngo gatwara. Ariko sinagukundiye Sharon, reba hano masanye kandi ndebe neza, ntabwo ndi umusore mubi nuko ndi mugufi, asore nakomba nuko ndi ntabwo ndi mugufi, ariko gufi bw'umugabo ni kwikofi ni kwikofi kumva. Ariko uri mwiza kandi kinagukundiye, ntabwo umeze nk'abakobwa betera za makeup, sange ngo ingoye bazisongoye
ngo usange ingohe bazigeze zimeze nk'amababa y'inkoko usange ngo bikize ibintu by'ibya nari tuntu njya mbona tuti challenge nagize gutuma kera umva ku TikTok ugasanga watoye n'umukobwa wajya kuri wajya guca bityo ngo nguki ukareba tata uko ukaje ukamureba ukajifata kendo ukagiza ugasanga ni ikigaho cyangwa usanga ni igicetu nama challenge yagiye abaho ku bijyanye ku matigisi oya kuzana ama makeup oya nuvuga ngo impamvu izo challenge zaje zibaho hari ukuntu usoka n'umukobwa kumva ukavuga ati umukobwa ari mwizara none hari ukuntu ugira gutya wamukoraho gutya ugasanga hariho za fondete ukaba umukobwa urize fondete zingana gutya fatika nkwereka uvuta kendo ukanyuzaho gutya igishawuro cy'inzu mana nyagasani cy'umuhondo n'ubururu yapa kumva ariko icyo navuga uri mwiza ntago waje wisize ibintu sibyo ubu ngo bwiza bwawe ubu bw'Imana yakuremye neza ubu kusa neza ndatomora n'iminwa reka ndeke kuvuga byinshi burya umukobwa uzabona ufite utwuye hano utwuye aha cyangwa umukobwa uwo ngo abarenze fosete akenshi na kenshi umukobwa ugira fosete ni bake ku ijana ni bake ariko abakobwa bagira fosete bariyemera kandi barikunda ariko dije ati uri mwiza kandi nubyo nakwikundiye sibyo aha reka rero hano twebwe akakaya turi kuri Hitinga TV show kumva kuri Hitinga TV show ndakeka burya iyo uri umuhitinzi ukeneye gukomeza guhitinga cyari warunzi nubushimira ngo urashaka ngo duhure niko yamagara ngo arushana ngo umukobwa witwa Sharon ngashaka ngo guhura n'umuntu bite ngo shitani filme nta kibazo ndibuze tuhure niye mpamvu wahisemo kutuma uhura nanjye kwitona nzovu ngo uhure na yakamwana ngo uhure na urabazi na Bruce Melody uhure na Christophe uhure n'abandi basitari bose ba Madi de Black n'abandi navuze ba Mishu kuki utahise n'umaro ugahita munyera ese Mishu uramuzi Mishu uramuzi se Mishu ni umukobwa munini uramuzi Mishu ni umukobwa munini ariko byanze bikunze Mishu ko ari munini ntabwo bivuze ngo wenda ariko reka tuge kuri Mishu dukomeze niye mpamvu nyine wowe wabuze ati ndashaka kubona shitani umunsi ariko ntabwo uzi amazina nyakuri urakoze cyane ikintu cya mbere cyatumye nashaka guhura nawe nakunze uburyo witwara muri sinema nakunze uburyo witwara muri sinema rero navuga ko ndi nk'umufana wawe ikindi gikurikiye bitewe n'uko nkunda sinema numvise ko niduhura hari ibyo tuzaganira nkagira ubwenge nyereka mu ntuza nko mu myitwarire mukoresha mu buryo muba mukinamo dore ko nanjye nazabyiga nkazabasha kuzabyatinga mu gihe byabaye ngombwa ko nyina byakoze cyane nibyo biroroshye pe sinema ni ikintu cyoroshye ahubwo icyo navuga gukunda icyo kintu urimo sibyo ukanagiha n'umwanya ikintu cya mbere numva usanga rero gira ibibazo mbaza kubijyanye na sinema mbwira ati ngewe nkeneye wenda nakora bino ndumva ibi n'ibi nawe mbona uburyo nagusobanurira mu by'ukuri nanjye nishimiye kubona uyu munsi twahuye uze koko nabishobora wenda kuko uri umuhungu cyangwa se ufite imbaraga zitandukanye n'izanjye biriya bintu byo gusimbuka no mu birere mubikora muti mbere ko ngusubiza igihe turimo kino kinyejana n'abakobwa ubwabo ndavuga mvuga igitsina gore ntabwo buriya amapoto se buriya amapoto bagiye gukora amashanyarazi barayurira burinzi bagiye kubikwa bajya hejuru gusakara amazu
nuvuga ngo imirimo abagabo bakoraga yose n'abakobwa barayikora, ndavuga barayikora, ntabwo ngo umuhungu ngo nimba uri gukina filime ngo y'imigeri ngo ntabwo natira imigeri yawe ntibishoboka, nawe wabikora sibyo. urabona Sharon y'abajeti ariko buretse gato Cynthia Kane Lotrot uramuzi? Cynthia Kane Lotrot ntabwo umuzi? Sharon aratuje umunyamerika wakinye filime za kera. Ni Cynthia twararebye amafilime menshi. Ni Cynthia Kane Lotrot umukobwa uzi ibindwanyi wemera muri filime mu mafilime yose abaho ku isi. Nendera haba mu Rwanda. Okay, muri make yanjye nakubeshye nkunda Sonia Laurent. Impamvu n'umufaransa France yabaye Sonia Laurent tifa iriya filime niba harya n'ibintu bitandukanye ubona ko yaraduhagarariye kabisa. N'abandi ndabakunda ariko Cynthia utumye unsubiza inyuma gatoya. Cynthia Laurent Sonia Laurent ni nduva n'umufaransa umunyarwanda. Ese uwo Sonia Laurent ni iki kintu wowe waramukuyeho cyatuma kakayimvuga ati nanjye nshobora kuba nka Cynthia Laurent? nimba ari Sonia ni Sonia koko Sonia ndiguina na Cynthia ni Laurent sio? Ni iki kintu nyine cya wamukuyeho cyatuma uvuga ati ni role model wawe? Ni role model kabisa. Urumva icyo gihe urumva ni kera cyane tukiri abana. Warafite imyaka nk'ingahe? Koko urumva njyewe uwo mukobwa nakubeshye mwumvisha akanya wigo njye umenye none iby'imyaka byose simbyibuka gusa ndibuka ko yatangiye kuba yararebye filime se ariko ntamenye amazina y'imyakuru. Yego birashoboka. ubu ushaka guhunga ikibazo Sharon yakubajije ngenda cyane uburyo usimbukamo. Oya ntabwo yagihunga. njye nkirimo neza. Tugende. Urumva muri icyo gihe ibyo kumbaza ngo nayo mfite imyaka ingahe byo sinabyibuka. Ikibazo ni uko nigaga yasohotse agitangira guhitinga amafilime yarimo gusohoka niga mu wa gatatu primaire. Ubu umbaje ngo umukinnyi wa filime wakinaga action wa mbere mu Bushinwa kumva bamwitaga Bruce Lee, uramuzi? Bruce Lee umbwiye igihe yapfiriye ntakikubwira kuko Bruce ni umuntu wakinaga filime za action sibyo? Reka tubihorere. Reka ndikubwira ati haba umugabo, umusore, umukobwa, umumama cyangwa se umutegarugori ahari hose, iyi mirimo yose umugabo akora nawe yayikora. Nose ntitubona abakobwa basigara bakanisha? Ariko ibyo nta hantu bihuriye. Ndimo ndaguha urugero. Ni imirimo yego ariko ndavuga nko muri filime. Ndimo ndaguha urugero. Imigeri ntera nawe wayitera sibyo? Cyambere ni ukumva montage ariko bakora. Oya nta ari montage. Hari zizamo rimwe na rimwe ariko ibyinshi ntabwo biba montage. Ibindi byose biba live. Hano rero turi kuri Hitinga TV show sibyo? Ndakeka Hitinga TV show ifasha urubyiruko n'abandi bashaka guhitinga bose bakomeza kugira gute guhitinga sibyo? Bagahabwa iyo bita promotion sibyo? Reka nababwire urubyiruko mufite impano. Njye naje hano kugira ngo nkomeze guhitinga. Ndi umuhitinzi ariko naje kugira ngo nkomeze guhitinga. Kambwira abasore bafite impano, urubyiruko rufite impano, muze mutwegere, muze hano kuri Hitinga TV show tubafashe sibyo? Tubafashe tubereke inzira nyakuri. Reka tugaruke hano. Nawe rero uri mu bantu ushaka kubita umugero umwe ugahitinga da
noneho cyane cyane igitsina gore murakunzwe mwana nyagasani kurusha twebwe. Uzi impamvu nawe uciye mu ijambo ni nk'iyo mpano wumva wowe wifite mu bwawe muri wowe niyo mpano agiye kubimubaza urantanze njyewe ntabeshye rero impano yo gutuza ibyo ngibyo ntabwo twavuga ngo ni impano aba ari ko uteye aba ari ko wavutse ni ahantu biba bihuriye no kuvuga ngo ni impano navuga ko ari impano kimwe n'uko hari nk'umuntu uba uri sosiyable nabyo ni impano kuko ndanabikunda cyane ariko sinjye bishoboye. hari akabazo ngiye kukubaza. uvuga impano yawe urayisubiza ni uko yari aciye mu ijambo niyo mpamvu nari ntatunze ni uko nari mbonye rucecetse naniyumvishemo kuva nkiri umwana nk'abeshye nkunda kuririmba se. Voilà umpaye akantu keza nanjye nkunda kuririmba ko ndahogoza. Ntabwo ngiye kuvuga ngo turirimbire ariko turabigarukaho mu kanya mbabarire kandi ugikore neza. Akantu ngiye kubaza kugira ngo mbere yo kundirimbira ngiye kubaza akabazo kamwe. Numvise ko muvuga ngo so ndumva so ni igifaransa sibyo? Igifaransa uba ukizi cyane? ko none nk'uko bivuze uratuzi kuvuga ngo so ikunda gukoreshwa mu cyongereza. So no mu cyongereza? Mu gifaransa numva ntabyo nzi. Ni so that nibyo ra? Ari n'imvugo rusange ugiye kwitegereza ntabwo ari ibintu navuga ngo so cyangwa so ne panti ngo les gars ici. Ntabwo nzi igifaransa pe. You speak English? You know English? You know English better? One day tuzakiganira tuzakukiganira twari cyo tuvuga cyonyine gutya byaba bingoye. Really? Wow. Ndagerageza nawe. Okay, don't worry. Okay. Naye ndahari tuzajya muri bet. Kumva. Ari bet. Tekana ukarukana. Uravuze ngo impano yawe ufite ni impano yo kuririmba. Ntabwo navuga ngo niyo ufite niyo nisangamo cyane. Okay. Ngaho abafana mudukurikiye kuri Hitinga TV show reka adukuruza akantu gato cyane siyo maze akore ku nganzo twumve. Mutagatifu wowe ndaduhaye twagiye mutagatifu twagiye rero reka mubwize ukuri ntuntengu uko gutengu ntuntengu ntabwo ari gutenguha pe niyo ushaka oya reka mubwire ugomba kwereka abafana bawe ukanabereka erega iyi ngiyi uri marina ndirimba ndirimba ni impano kuko impano King James King James yagiye muri studio abwira umutipe abwira dialect ati ngo hari umukobwa nakunze umukobwa ariko nsanze afite umuhungu bakundana. Sinjye aramureba dirimba muririmbire uko yamubwiye muri studio muri iyo ndirimbo dirimba yararirimbye kandi bigenda neza. Kuki impano hano kuri Hitinga TV show n'impano turi kuri Hitinga TV show kandi ufite impano yo kuririmba kandi ufite n'indi mpano yigaragaza. Ntanjye mbwa ati shitani gonge kandi ngiye yambwiye ko afite niyo gukina filime urumva ngaho. Uzi ko hari abana bava mu ntara bakaza muri Kigali baje gushaka hiti bagatanga ibiceri byabo hagati y'ibihumbi 200 sibyo bakayatanga ariko nabone iyo hiti ariko ntakubeshye pe barubi kuba mbikunda cyangwa se kuba ari byo bintu nisanzemo nkiri n'umwana muri aka kanya ntakubeshye niyo bamwe nje muri studio sinabibara. Reka nyengwereke kino kintu nje sinigeze niga ibijyanye na ngo ndajya mu ishuri rya filime ngo nige ngiye mu ishuri rya filime ngo nambare ingofero nambare banyambike ngo bya bikanzu by'umukara umva ngo nge ngo koko natinde iryo shuri hoya
wapi kumvye kintu ahubwo ni impano yanjye njyewe navukanye iri muri njyewe kumva niyo mpamvu rongeye ngomba kwerekana buri kimwe cyose mfite muri njyewe ariko zakoresha sika njyewe nakoresha nyuma n'impano yo kuba nabumenye nibyo kuririmba rero byarangiranye n'imyaka yabyo na segonderi ntumbwire impano yarazimira imana ntabwo izima urumva ijambo ikunamye yaramwe ngo njyewe kurimba rwose ariko mfite indi mpano nisangamo yo kuba umurida leader tukivuge nabi ko tukivuge nabi cyo ariko tukivuge ntabwo mvuje simvuze nyine leader ni umuyobozi aravuze ati njyewe mfite impano kuba umuyobozi mbabara ngize ukuri bamutoreye kuba mudogo reka maze akabazo nk'ubu ngubu ugiriwe amahirwe ugahura ugarana nyakubahwa perezida w'igihugu ariwe papa wacu dukunda cyane aravuga ati ngungwaye umwanya kuba umuyobozi ariko mbere yo kuba umuyobozi hano hari tufite public abantu benshi duhe speech y'amagambo 10 gusa kugira ngo tuguhe ubwo buyobozi duhe speech ikiganiro cy'iminota 2 cyangwa iminota 10 uganiriza abantu baje hano kukureba mu magambo make icyo gihe najya gutanga speech bitewe n'umwanya natorewe hari igihe bakubwira ngo ugize amahirwe uwa na perezida sibyo yego ntabwo uvuga ngo ntabwo wapanze ibintu zabaza perezida ngo umubwire ngo ndashaka nkeneye bino byose ukanye na perezida nyakubahwa sibyo aka kanya uwe na perezida nibyo ndikwerekezaho niki wa ati kugira ngo ugire minisitiri cyangwa ngo ugire minisitiri ubyo cyangwa ngo ugire undi muyobozi ngira ibintu 5 cyangwa 3 nagufashamo kugira ngo mu buhe buryo akangufasha ahubwo niki wamusaba niki wamusaba kugira ngo niki wamusaba ikibazo ntabwo gisobanutse reka nkwendure urugero yego kugira ngo unyumve neza ufite umushinga sibyo ugiye gupereza umushinga wawe kandi umukire ugiye gukora umushinga ntago agwaye iminota 2 yo kugira ngo umuhereze buri kimwe cyose cy'umushinga wawe okay icyo numva navuga ubwo nicaye ndi kumwe nawe muri ko ni byo kubira kuvaka muri make ni nko kuvuga mbese icyo nje gukora mu buyobozi bwanjye urubyiruko bitatu nishagushe bite cyangwa 5 okay icyo gihe nabanza nkajya mu ntuza nabanza nkakurikirana nkareba ese ubuyobozi bwari buriho bwahinduye iki ku rubyiruko byagenze bite noneho nkakomereza cyangwa se nkagira ikindi kintu cyane gishyashya nzana urubyiruko rufite ibintu byinshi cyane nk'impano nk'uko babivugaga mu kanya ziba zarapfukiranywe ikindi icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni ukureba nk'abaki hanze aha ngaha hari abantu hari urubyiruko rwinshi rubabaye ruba rwifuza kwiga se cyangwa se rwifuza kuba rwakwiteza imbere ariko rudafite ubushobozi hari ababayeho mu buryo budasobanutse ibyo byose niyo twagenda tugarukaho sibyo cya gatatu ni uguharanira uburenganzira bwa muntu icyo nacyo twakigarukaho tukakireba ibyo ngibyo bihagije ubwo ibindi byaba tuba tugiye kujyamo n'indani cyane n'indani twahajyamo kuko twavamo buriya umurobyi w'ifi umurobyi ujya kuroba ifi kumva afata cya cyombo urakizi icyombo urabona ko umurobyi w'ifi abafite indobane ya ndobane ifata ifi ariko afata icyombo niyo cyombo urakizi afata agasimba yateguye kugira ngo ifi izikurikira ntago umurobyi agashyira hano hejuru gutya agacenzamo inani kakinjira kakadenengera gutya ku buryo ifi nishaka kuri iryaho kare ko akagasigare kandi anaga munsi mu nyanja sibyo kugira ngo yafi ibashe gufatwa ifatwe
nkawe nk'umuntu nkawe numva ibitekerezo uvuze ni byiza pe nibyo buriya nyeka ngo ngiye ngize amahirwe nkahura n'umuyobozi mukuru w'igihugu sibyo nkahura nawe icyo namusaba bitewe n'icyo ntekereza kuri njyewe namusaba ibintu bibiri sibyo byonyine gusa reka mbigira ibanga sibyo so abari bijyanye n'akazi se cyangwa bijyanye n'akazi kabisa kugira ngo akazi kanjye katere imbere sibyo aha nje rero nk'uko twahuye kumva ku mazina yanjye wenda nitwa Shitani sibyo nkoresha mu mafilime atandukanye ariko ntabwo uzi amazina nyakuri okay amazina yanjye rero kanjye nkwibwire amazina nyakuri niswe n'ababyeyi banjye niswa Ukwizagera Gaspard natangiye gukina filime 2003 natangiye gukina filime nakinyemo nagaragayemo filime ya mbere ni filime ya action nayikinye 2015 mu Rwanda 2015 yitwa Deluza ni filime ya mbere yayobowe n'umugabo bita Palu uramuzi ukira muri Izacu ugikara Palu uramuzi Palu sinzi imbarasize ubwanwa Palu mu mafilime akora kuba ari mu mafilime ya Izacu kumva uwo ni umuntu wafonze filime ya mbere hano mu Rwanda akora group yitwa Imboni Film rero niyo twagaragayemo twese numva abo twagiye dukora bamwe baracyariho abandi bagiye hanze iyo ni filime ya mbere nagaragayemo yitwa Deluza ndageze dukora n'izindi binabiza ntitangaragara noneho muri filime Metero Nzovu garagara muri filime Metero Nzovu ariko filime Metero Nzovu itangira filime yatangiye ari abantu batatu ari Metero Nzovu n'umuhungu twakoranaga ubu yarashatse bamwita Wikarama kumva ndamibagiwe ariko ndaza kumuvuga mu kanya sibyo kumva aba bantu nibo batangiye mbona bihita urakoze cyane kumva mbona bihita n'undi mukobwa nanone wo muri w'imusanze cyane niba tari ugisenye abantu nibo batangiye Metero Nzovu itangiye rero babona Metero Nzovu buri Metero Nzovu yari comedy yari yifite genre ya comedy ariko uko umudirector wagiye uyandika uko yagiye abona ko hari ibintu bigomba kwinjiramo bikenewe nibwo kuri episode ya 16 kumva no kuri episode ya gatatu krito niko Metero Nzovu niko cyatuhamagara muri Metero Nzovu kumva naje ninje muri Metero Nzovu kuri episode ya kangahe ya gatatu none ninje muri Metero Nzovu birahitinga twinjira no gutyo turakomeza mpaka igeze kuri episode hafi 10 hano natangiye winya muri filime rero natangiriye njyewe nkomeza mu zindi filime mva muri Metero Nzovu nkora filime z'abapampe mva mu bapampe so urumva ko ubwo nibwo rugendo rwa filime kumva nagiye nkinamo cyangwa se nubwo rugendo nakoze nagize rwa filime kumva ngayo nguko urumva rero ko City Med n'izindi inzira z'umusaraba isi dutuye hose nagiye nkina mu mafilime kumva dutuye kwa Jeannette urumva hose nagiye mpakira urumva rero ni filime twakoze kwa nakunye kwa Badrama uramuzi Badrama twakoranye Badrama filime twakoranye nyinshi cyane kumva ari muri Amerika yagiye muri Amerika iyo bita ngo za cowboy kumva twazikoranye n'Igikondo ni filime nyinshi nagiye nkina pe hari filime ya Tom Close twakoze ejobundi iswe Muhira ya action kumva urumva rero ni filime nyinshi ariko ikintu navuga cya mbere mbuye ufite impano ugomba kuyigaragaza byanze bikora okay kumva reka tuve muri filime hari mbere hari waravuze ngo uzi kuririmba ariko bitewe n'ukuntu wenda wumva iyo ndirimbo ndasinze indirimbo ukunda wowe cyangwa indirimbo ukunda kuririmba urubuze gutunyura isaho sibyo
reka nkwereke burya ngiye kamwe kino kintu burya iyo uri umuhamirizi urabizi guhamiriza urabizi guhamiriza kimwe kw'intore iyo uri umuhamiriza ngo urumva ko nabo mutahira ubwo se wumve ntabwo wumvishe iri jwi uri gutamo ntabwo avamo nawe umutahira niyo mpamvu rero iyo ufite impano ugomba kuyerekana kuko noneho dufite amahirwe turi kuri Hitinga TV show turifite amahirwe turi kuri Hitinga TV show namubwiye kupfukirana impano yawe ufite hambuka uvuga ati nushaka kunimba igifefe urimba igifefe uvuga ati cyakumungazi aje kuririmba urumva kintu aha ngayo nguko urumva ko twaje tubana ibintu byinshi mirango impano ufite kuririmba warambwira ngo watera imigeri mu birere twambwiye ngo muri filime ngo watera imigeri ngo washobora gutera nakorije mu bikora mute tubera gute rero urumva hano hantu ni hatoya wabinkorera nani hatoya hatoya ndi wabinkorera nabikora cyane kabisa neza uko ufita kuri mbona mu bikora cyane rwose cyane kabisa hari kuri kamera turi kuri shooting haba hahiye nuko hatoya ariko ubutaha mu kigo cy'ubutaha tuzabikora neza cyane twisanzuye ko batubikore neza nkwereke aho rwambarirwa harya ariko deje sinzi kuntu so ndi kubaza ibintu byinshi nshaka kubaza ibintu byinshi ariko nk'umupaka sibyo ufite umukunzi icyo nicyo kintu cya mbere ufite umukunzi icyo ni icya mbere buriya kugira umukunzi sibyo ushobora kuba ufite umukunzi ushobora kuba wubatse sibyo cyangwa ushobora kuba uri umufiyemere cyangwa se uri umumama simbizi bitewe n'uko nkubonamo gutya nyine sibyo muri ibintu nkubaje byombi uri kihe muri iki nta kimwe ndi cyo muri ibyo yampaye nka gitari none se ko hari ijambo abantu bakuze bakunda gukoresha ndabaza Sharon ukagira umugabo ngo ndamukugize wita umungira ubumbaye umugabo ko basubiza se ubwo ari na so ubukwe wawe umugize umugabo ari we icyo kubaza so ubukwe akubajije ngo kagira umugabo wahita umubwira ngo ndamukugize none se kanonya urumva ukira ngo ndamushimye yego none se ndamwakiriye ariko ubusobo ko yakubwira ngo kagira umugabo ukatubwira ndamukugize ubwo nyine yabatunga muri banki none shalo bavuze ngo kagira inka usubiza ngo iki kagira inka n'abashumba uri umunyarwandakazi kagira inka n'abashumba aha iyo bavuze ngo urakabyara zabyagije usubiza ngo iki urakabyara zabyagije ntabwo nzi ni ukuri gerageza uri umunyarwandakazi reka baba bavutse ejo bundi uri kubarenga urakabyara zabyagije impinganzima maze mukobwa mwiza oya nibyo niyongereyeho ntabwo ariko basubiza urabona ari ukuzasubira ku ishuri umuntu akajya kwiga neza nibyo Sita tugana ku musozo rero tugana ku musozo rero ni sinzi icyo yabwira abana b'abakobwa b'abanyarwandakazi akagira ikintu message yabaha muri iyi minsi urakoze cyane nkunganiye nibwo ngiye ukamubazaho gatoya wowe iyo urebye muri industry nyarwanda sibyo turimo n'industry iri gutera imbere iri gushyuha cyane kandi irimo amafaranga kandi hano hanze hari abana b'abakobwa bakeneye hiti bashyuha nk'itanwa ry'umuriro
abana b'abakobwa bakeneye hiti muri sinema nyarwanda niye nama wabagira haba mu kwitwararika sibyo cyangwa se mu byo bashaka kugeraho kuko impamvu mbivuze gutyo hari abakobwa bakeneye hiti kumva bakora n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo babone hiti bakora ibirenze kugira ngo babone hiti bivuge bishora mu rusambo sibyo ngo harimo baravuga ruswa z'igitsina gikomeye cyane ku bakobwa hano muri industry hano sibyo akabazo nyo kubaza wowe aka kanya ufite hiti wamwe ngo uzi kuririmba ni n'impano yawe sibyo urabikunda gusa reka tuvuge ko ubikunda reka mushyira bibe nka hiti sibyo uvuga ati njyewe numva nshaka kuba umuhanzi nshaka kuba nka Marina nshaka kuba nka Bwiza nshaka kuba nka runaka ariko mfite umuproducer wanjye afite studio kandi kurimba ndabizi ariko najya muri ariko uwo muntu kugira ngo ngire hit yo kurimba ndatanga ibyo kugira ngo nanjye nzamuke menga nka Bwiza cyangwa menga Marina nta mafaranga urafite ngari gufite ubwiza urakora iki ngaho usubiza nakora kandi ufite ukeneye kugira hit ugera kuba nka Marina nka Bwiza nk'umukobwa wacu Knowless Butera icyo gihe ukuntu byagenda baravuga ngo akeza karigura ariko akeza karigura ariko nanone hari ibintu utakora yego sinibaza yuko abantu benshi abaproducer benshi sinzi ngewe icyo nzi neza ni uko umuproducer aramutse yumvisha ufite impano ikintu akora hari abafite imitima myiza n'abatayifite urumva kujya avuga ati reka ngomba kugera ku cyo nshaka ngomba kumubona uyu mwana uku n'uku nkamukoresha ibitari ngombwa rero njyewe icyo ni uko hanze aha ngaha dufite abaproducer mu Rwanda ndetse no hanze ukiri aho ngaho ntabwo uciye mu ijambo ndumva uri kujya uravugira abaproducer buretse gato umuproducer icyo ngiye kukubwira ndagaruka ngo mbwira nari ngiye kukubwira ngo iyo umuproducer abonye ko ufite impano sibyo akaba abona ko izatanga umusaruro sibyo ntabwo abantu bose ariko ari babi sinzi neza yuko gufasha urugero rutari kure ari umuhanzi umwe sinagomba kumuvuga izina kuko yabaye umusitari ari ku rwego rushimishije kandi kuko nta gitsina yigeze atanga urishuwa yuko ajya mu byo bintu mwe muri kumwe yari afite impano fasi yego afite impano kandi yaracuruje biremera ariko ubwo wacuruje n'inde ni uwo muproducer we yarabonye ko uwo muntu agiye gufasha afite ikintu azamwinjiriza kandi agahindura amahiteka y'agahinduka sibyo ariko rero simvuze ko ari bose sibyo ndetse bose siko bakora ibyo ngibyo rwose ndabizi bose rero ndumva unsubije ariko njye ntabwo nyuzwe sibyo reka ducumbikire hano kuko ariko urumva amwe ngo yego bose ntabwo ari abere bose ntabwo ari abere ariko njye mpamije yuko ijana ku ijana reka nkore mu ndebe kuri nete ndabivuze haba muri industry y'umuziki haba muri industry ya filime nyarwanda habamo ruswa y'igitsina ruswa y'amafaranga kuko ntago naba mfite ibikoresho byanjye nani bose studio miliyoni 7 zanjye ngo uzutereka amabuno yawe ngo muri studio ngo uzi guhogoza gutyo gusa nta mafaranga nkunye nta kintu mpaye njyewe ntabwo njye mbikora simbaka kuko nta studio mfite kumva nta na company mfite itunganya sinema nyarwanda ariko si wowe barahari benshi turayoboye voilà wumbi sibyo ibaze ko mu bwami bw'abagiriki sibyo ujya filime cyangwa filime Hercules ubwami bw'abagiriki n'ubuperesi bwaguye kubera iki
bavuye kubera umukobwa ariko siruta ngo ngwiki si ubwami se ariko ntabire birikabije yaga tubyihorere reka tubyihorere ni party tubanyarwanda ukuri naho mukanye cyangwa se naho butaha naho mukanye ariko uze nawe uri mbese ngo iki ntabwo nabyemera ngiye rwose uraza kureba ariko je sinzi ntabwo umukanye reka twese dore kugira ngo ajye mu kazi Nyingi sound akira babo babo kandi kuvuga ngo dusoze kandi ndizi neza ko ndi bukenere gupima umukanya ndamusiga